Akorodre rero kuko uragira ngo dukomeze tunyure muri ibi kubera ikiri kugumya kumatiriza koko basi watekereje ko dushobora no kubikora ntibikunde Samantha ibi tugomba kubikora kandi gukunda ko byakunda ariko tugomba kubikora Samantha please gerageza unyumve ndakwinginze Akorodre ngiye sinzi impamvu mbwira gutyo tukimeze neza wajya gumbwira utugambo twiza ase basi wigeze utekereza ko hari umunsi umwe uzigera ugera tukaganira gutya iki gihe wigeze ugitekereza ariko ubu niho turi Samantha kandi ntirengagize ko ibintu tutigeze tubitegura please ako shiri ubundi reka nkubaza buriya dufate ndi nka mushiki wawe buriya kuko wambwira gukora ibintu uri kunsaba gukora mbese nyine wimagine ndi nka mushiki wawe wakwemera ko nshyira ubuzima bwanjye mu kangaratete iri impamvu zabwite Samantha ntabwo ari impamvu zanjye bwite ahubwo ni inyungu zacu twembi sheri ibi bintu utabikoze ubuzima bwanjye bwaba buri mu kangaratete ndakwinginze nyuma se burya ni inyungu zawe uri kwirebaho gusa ubuzima bwawe bukurangiriyeho nta nubwo ngewe uri kundebaho cyangwa umwana wacu ni inyungu zawe gusa oya Samantha si ukwirebaho ntabwo ni inyungu zanjye gusa ahubwo ni inyungu zacu twembi please ndakwinginze mbabarira ako sheri ubundi kankubaza ubundi mbaye mbyemeye nkabikora nkahita ndangira urumva byagenda ute nta nubwo utekereza ko nshobora kubikora nkabiburamo ubuzima hejuru y'uko wowe udashaka kwemera ukuri kw'ibyabaye wowe bitekereze nawe oya Samantha umure bizagenda neza abakobwa babikora buri munsi wow akoma uri kumva ibintu uri kuvuga uri kubyumva neza abakobwa babikora buri munsi ariko ubundi wabaye ute ko wahindutse uzi ko uri kubivuga nk'aho ari utuntu tworoshye uzi ko wagira ngo ni ipine ry'imodoka ari mu nda bazagenda bagateruramo uranabizi ko abakobwa babikora buri munsi ariko uzi ko uri kubivuga nk'aho ari ibintu byoroshye buriya wowe uri kubyumva umva nkubwire sheri ibi ngibi ntabwo ari imikino ibi ngibi umuntu aba ari hagati y'ubuzima n'urupfu warangiza wowe ndi kubona nta n'ikintu witayeho Samantha ntabwo ari ibyo nashatse gusobanura erega nanjye mfite ubwoba ufite ubwoba Akorodre ubundi kankubaza ubundi ko wajya ngubwira ko nkunda ubu nibwo buryo uri kungaragarizamo urukundo nkunda cyangwa wajya gunkina simbimenye Sama ndagukunda kandi cyane ariko iki cyemezo kiraza gusobanura byinshi ku buzima bwacu none se ntabwo ubona ko tutitegura Samantha reka natwe turabizi ko tukiri bato nubwo twigira bakuru
bagira ngo nshyire life yanjye mu bibazo, ubundi ingaruka nzasigara nzirengera njyenyine. Baby, turi kumwe, ariko urabizi ko tudafite guha umwana ubuzima bwiza akwiye, bizatugora mbere y'uko avuka. Ako bibi, ubundi reka mbanze nkubaze, bose urabizi ko gukuramo inda ari icyaha? Baby, erega no kubyara umwana udashoboye kurera nabwo ni ikindi cyaha. Ese ubundi uwo mwana avukanye ikibazo? Ngwiki? Ako wasaze. Wowe uri muzima wowe? Urumva ibintu utangiye kuvuga? Ako si n'ikindi? Rodri, ibi bintu sinshobora kubikora muri ubu buryo. Mama, urabizi sindarangiza amasomo yanjye. Ni ukuri icyizere cyaba kindangiriye. Hanyuma se noneho wakwifuza ko ari njyewe urangira? Sama, ntacyo uzaba ndagusezeranyije. Ariko abahungu mwabaye mute? Ese papa reka atigeze kwihakana cyangwa ngo gukora nk'ibyo ushaka gukorera uyu mwana? Sama, ihangane pe. Ujyaga ntekereza ko Rodrigue ari umuntu w'umugabo kandi wafata inshingano, ariko ntabwo nari nzi ko ari uwo gukora ibintu bimeze gutyo. Reka abagabo bafite ubwoba bibagirwa gukunda. No. Ese turabigenza ute koko? Yumva mubwire, Rodrigue ndamukunda cyane pe. Ni ukuri nawe musore wenyine mu buzima wabonye nambaye ubusa. Njya nicuza impamvu zabaye, impamvu namenyanye nawe. Sama, humura. Sama, ushatse kumbwira ko murahita mutandukana gutyo gusa nkaho mutamenyanye? Ese uriya mutipe ari gukomeza yirebaho gusa, iterambere ryarishyize imbere nkaho iryanjye ntacyo rivuze. Kuko njyewe namubereye nkaho ari ikosa yakoze mu buzima ashaka gusiba. Sama, birababaje pe. Ukuntu Rodrigue ari we wakwigishije kuba uwo uri we, akakwigisha no kwifatira imyanzuro, none niwe uri kwanga kumva imyanzuro yawe. Ese reba turacyari bato, meze nk'aho hari ikintu naba mbuze mu buzima ntazigera kubona.
kuko Rodrigue ari gushaka kunyicira ubuzima. Si uko ko ninsanga ntwite nzabigenza nte koko? Ese uko ko ubuzima bwanjye buzaba burangiye? ntabwo ubuzima bwawe bwaba burangiye. Ariko yari njya nishinja amakosa y'ibyabaye. Natekerezaga ko ndi umukobwa uzi ubwenge mukuru, nta muntu wapfa kuntera. Ariko Rodrigue abikoze mu kanya nk'ako guhumbya. Ariko urukundo rwanjye si iby'ubikora. Sama tuza ntabwo uri wenyine. Humura, nta kibazo, ntacyo bitwaye, kandi humura ntugire ikibazo. Samantha, papa, humura bizagenda neza, ntabwo uri wenyine. Tuza, ntugire ikibazo. Tuza rwose, turahari. Ntugire ikibazo na gitoya. Urakoze. Ansaba humura, ibintu bizagenda neza, bisubire n'ubundi nk'uko wari umeze. Niyo wasanga utwite wamurera, ntugire ikibazo, kandi ndahari ku bwawe. Saba humura, sibyo? Kandi ntukomeze kubitekerezaho cyane ngo bikujyane kure. Ubuzima burakomeza. Kubera iki abasore b'ubu bahindutse koko? Baraza bakiyegereza, ariko mu kanya nk'ako guhumbya akaguhinduka, kugira ngo nta nubwo mwigeze mukundana. Umuntu wari uzi ko yakize ubuzima, ubugingo bwawe ari bubwica. Umfashe ngiye kumuvugisha, ariko ndinde kumubwira nabi, kuko sinshaka no kuzongera kumubona. Rodrigue ari no kunkupa koko.
Samantha urakoze kuza. Icara. Ubyambwira nta kibazo icyo ushaka kumbwira ndacyumva. Samantha, I'm sorry. Ariko ubona nabyoroheje nkakuba hafi. Ndagukomeza. Nari mfite ubwoba. Nari kukurinda. Wowe wirengagije inshingano zawe. Urikunda gusa. Njye ntiwandebaho. Samantha, numvaga ubuzima bwanjye bugiye kurangira. Ariko mbabarira nabihindura. Rodrigue, erega nta mpamvu n'imwe ufite yo kunsaba imbabazi. Kuko no kuba naje hano ntabwo wabinsabye. Gusa nashakaga kukubwira ko watsinzwe igeragezwa. Kandi no kuba wararitsinzwe ntabwo bihindura uwo uriwe. Gusa tumaze gukura. Dukeneye kwita ku bintu. Apana kubaterera iyo. Tukarekeraho gukundana inkundo zo kwishimisha. Samantha, ariko ndacyagukunda. Uracyankunda? Ndacyagukunda. Ndabizi pe. Akumva nkubwire. Urukundo gusa ntacyo ruba rumaze. Ntabwo ari ngombwa ngo niyangize. Cyangwa ngo nice umwana utaravuka. Ibyo nabyo wakabaye kubimenya. Erega tuzabimenyera. Bizatuma dushobora kunyura mu buzima bw'urundi rukundo rugoye. Kandi tudashobora kwirengagiza. Icy'ingenzi ni uko tubinyuramo witonze. Gusa uziyiteho. Ntabwo tuzaba turi kumwe. Samantha, please. Urukundo bararwerekana. Urukundo ni uguhitamo ukuri kurusha kwirebaho wowe ubwawe wenyine no kwikunda. Ukamenya igihe cyo gukomera ku bintu no kubireka. Bikagenda rimwe na rimwe ibihe bigoye mu rukundo bikwereka isura y'uwo muntu ya nyayo.